Haleluya. Uzamura amajwi yanyu. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana hanyuma turaza kwegera igaburo ryera. Umwanya urasa n'uwatugiye ariko isaha imwe imbere y'Imana ibihagije iyo waganiriye n'Imana. Turashima Imana yuko yabanye natwe muri iki cyumweru ikaturinda. Mubo yarinze nanjye yarandinze nawe yarakurinze. Byari gushoboka yuko imigambi ya Satani tugirirwa nabi ariko Imana yarahabaye icubahiro n'icimana. Abakoze ingendo abari mu mago mwebwe mwese Imana yarabyize neza turayishimiye. Twasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana ibice ni 3 umurongo wa 16 kubaje nyuma na Yohana 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 ubuhanuzi bwa Isaya igice ni ca mbere umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Turaganira ijambo ry'Imana hejuru yo kumenya Imana nka kimwe mu byo dusabwa kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Kumenya Imana nka kimwe mu byo dusabwa kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Intego ya Yesu kuza ku isi ntabwo ari ukugira ngo indwara zishire muri iyi si. Ntabwo ari ukugira ngo tugire icubahiro. Ntabwo ari ukugira ngo twubake amazu y'imitamenwa. Ntabwo ari ukugira ngo tubyare twororoke. Ntabwo ari ukugira ngo tugire abana badapfa n'ababyeyi n'abagabo n'abagore badapfa. Ntabwo ari ukugira ngo tureke kuburara cyangwa turye. Nubwo muri iyi minsi inyigisho z'abantu benshi zitubwira ko tugomba kubona ibyiza gusa. Bageze naho bavuga yuko gukora ibyaha warangiza ugasaba imbabazi imbere y'Imana ngo byari ugukerensa amaraso ya Yesu. Ngo ari ukuvuga yuko amaraso ya Yesu atakoze umurimo yagombaga gukora. Ngo Imana yarabirangije, niyo wasambana, niyo wakwica, niyo waruga, niyo wakwiba, niyo wariganya, ngo ibyo ntaco bivuze. Hariho abavuga butumwa benshi babivuga kandi bakabona abayoboke. Abantu bagenda bahindura intego zo kuzana Yesu muri iyi si. Ariko ibyo byose si byo byazanye Yesu. Yesu ntiyaje kugira ngo twambare imyenda igura miliyoni tube mu mazu ameze gutyo. Abagize amahirwe yo kwiga mu ishuri ryo ku cyumweru bagakurira mu nzu y'Imana, hari iki gice badusomeye abenshi babizi mu mutwe. Hari naho bavuga yuko aryo jambo rikuru muri Bibiliya rivuga yuko ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Atari ukugira ngo tubyare abana benshi, atari ukugira ngo tugire ibintu byinshi, atari ukugira ngo tube mu gihugu kirimo amahoro gusa, atari ukugira ngo tube barebare cyangwa bagufi, atari ukugira ngo dushake cyangwa tugumirwe, ariko ari ukugira ngo turonke ubugingo buhoraho. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Imana yohereje umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo turonke ubugingo buhoraho. Adamu na Eva bamaze gucumura batandukanijwe n'Imana, bamburwa ubuzima, ubugingo buhoraho Imana yari yarabaremeye kudapfa, babagiye mu rupfu. Ariko urukundo rw'Imana urwo twaririmbye ngo mbega urukundo rw'Imana yacu ngo nta warondora uko rungana. Urwo nirwo rwatumye Imana yohereza Yesu muri iyi si kugira ngo turonke ubugingo buhoraho.
Yohana arandika ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu bice 17 twasomye Yesu ari mu isi yaganiriye n'abakire, aganira n'abakene, aganira n'impumyi, aganira n'ibimuga, aganira n'abanyabyaha, aganira n'abamukurikiye abigishwa be. Ku gice cya 17 agiye gusubira mu ijuru aravuga ngo data igihe kirageze kugira ngo nyubahishe, kugira ngo abantu bagire ubugingo buhoraho, ngo ni ibintu bibiri: nuko bakumenya ko ari we Mana yonyine y'ukuri, uca kabiri nuko bamenye Yesu Kristo watumye. Ngubwo bwa bugingo Yesu yaje kugira ngo tubone, arabusobanura. Umwami aravuga ngo nukugira ngo bamenye ko ari we Mana yonyine y'ukuri, cya kabiri ngo bamenye Yesu Kristo uwo watumye. Uyu muhanuzi Yesaya arandika abibwiwe n'Imana. Imana iramuhishurira iramubwira ngo ngiye gukoresha urugero rw'inyamaswa ebyiri. Aravuga ngo inka n'indogobe bimenya bashebuja, bimenya aho bitaha, ngo ariko abantu banjye ntabwo banzi. Inyamaswa zidafite ubwenge, inyamaswa zitumva, inyamaswa dutwara aho dutwara. Inka irahuka yataha ku mugoroba ikamenya urugo rwa shebuja, ukayivugisha ikumva. Ariko Imana ibwira Yesaya mu gice cya 3, igice cya 1 umurongo wa 2 n'uwa 3 twasomye, aravuga ngo nyamara nubwo inyamaswa zimeze zityo, ngo ubwoko bwanjye, abantu banjye, abantu bitiriwe izina ryanjye, ngo ntabwo banzi. Kutamenya Imana rero, Yesu yaravuze ngo kumenya Imana kugira ngo ugire ubugingo buhoraho, ngo nuko umenya Imana ko ari yonyine y'ukuri, ngo ukanamenya Yesu Kristo, ubwo nibwo bugingo. Imana nibivuze ngo ntituyizi, nta bugingo dufite. Imana tubabarire. Hari igisobanuro cyo kumenya Imana. Icyo kumenya Imana bivuga ni gute tugomba gukora kugira ngo tumenye Imana. Kuba turi mu itorero igihe kirekire ntabwo ari byo bisobanura kumenya Imana. Kuba uri kumwe n'Imana ikagukorera ibitangaza, ukanyura mu bibazo, ukaba umukiranutsi igihe runaka, sico bisobanura yuko umenya Imana. Yobu umugaragu w'Imana, usomye amakuru ya Yobu yarageragejwe, ahura n'ibibazo byinshi. Ntekereza yuko byamukomereye kuruta abantu bose. Ibi tuvuga ibibazo duhura nabyo, ibyo Yobu yahuye nabyo birarengeye, kandi ntabwo byaturutse ku gucumura kwe. Imana yaramwiratanye. Imana ibwira Satani yuko Yobu akiranuka, aba integano hagati y'Imana na Satani. Bamaze kujya impaka, Imana igabiza Satani umubiri wa Yobu n'ibyo yari atunze n'abana be. Abana yari afite n'amatungo ye n'umubiri we birashira. Inshuti ze ziraza ziramusura, zimubwira amagambo akarishe, ariko Yobu akomeza kumenya Imana. Ariko nubwo byari bimeze bityo, Yobu yari atarasobanukirwa n'Imana, kuko usomye mu gice cya 42 Yobu umugaragu w'Imana yaravuze ngo ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ngo ariko uyu munsi ndabibonye. Sifa kwa Mungu. Aravuga ngo nubwo nanyuze muri ibyo byose Mana, ibyawe narabyumvaga yuko ushobora byose, kuko ufite ubushobozi bwo guhagarika imvura igahagarara, kuko ufite ubushobozi bwo kwica no gukiza, ngo ariko narabyumvaga n'amatwi, ngo ariko ntarabibona, ngo none uyu munsi ndabibonye. Kuba mu nzu y'Imana igihe kirekire ntabwo bisobanura kumenya Imana. Nico gituma habaho akantu gato ugasanga abantu babivuyemo. Corona yaba, abatari abasinzi bagahinduka abasinzi, abatari abajura bagahinduka abajura,
abatari abasambanyi bagahinduka abasambanyi. Itorero ryarafunzwe, ntabwo tuzongera kubona umushumba, ibi nta bihari nubwo yaba afite imyaka myinshi. Yobu aravuga ngo Mana we, nari narakumvise kuteye ubwoba, nari narakumvise yuko uhinda kuruta inkuba, nari narakumvise yuko ushobora guteza umuntu ibyago, nari narakumvise yuko wowe uteza amapfa ugatera n'aho abantu bahahira, ngo ariko narabyumvaga, ngo nari ntarabibona, ngo ariko uyu munsi nabibonye, namenye yuko ushobora byose. Sifa kwa Mungu. Kuba mu nzu y'Imana igihe kirekire bene data, ukaririmba, ukaba umuririmbyi, ukaba umudiyakoni, ukaba protokole, ntibisobanura yuko uzi Imana. Samweli umugaragu w'Imana, Bibiliya ivuga yuko Samweli yavutse ku isezerano ry'Imana. Ana yari mukeba, yari umugore bari baharikanijwe n'undi mugore, akaba ari ingumba. Buke yajya gusaba Imana ngo imuhereze umwana. Imana imaze kubimwemerera, Ana yari yarahize umuhigo imbere y'Imana, aravuga ngo nimbona umwana nanjye nkagira umwana witirirwa njyewe, kuko Abisiraheli umugore utarabyaye udafite abana, umukobwa cyangwa umugore igitsina gore nta gaciro yagiraga. Ariko aravuga ngo nubwo bimeze bityo, nubwo umugabo nkunda, ngo ariko ningira umwana nzamugutambira. Aramutwara, Samweli agize umwaka, amutwara mu ihema amushikiriza Eli. Bibiliya ivuga yuko Samweli yararaga mu ihema ry'Imana, yararaga iruhande rw'isanduku y'isezerano y'Imana. Kandi mu Bisiraheli isanduku y'isezerano yabagamwo ya nkoni ya Aroni, ikabamwo igikombe cy'amanu, ikabamwo amategeko 10 byagaragazaga kubaho kw'Imana mu Bisiraheli. Igihe isanduku y'isezerano ryanyagwaga, Abisiraheli babagaho badafite Imana. Samweli aho niho yararaga iruhande rw'Imana, agira iminsi aharara akahirwa amango nijoro, ariko yari ataramenya Imana. Umunsi umwe Imana yaramuhamagaye mu ijoro, imuhamagara ubwa mbere, imuhamagara ubwa kabiri, imuhamagara ubwa gatatu. Samweli yaje kumenya ko ari Imana imuhamagaye. Eli amaze kumubwira ngo niwongera kumva ijwi ngo witabe, ngo Uwiteka ndi hano, mbwira ico wumva ushaka. Yabaga ku isanduku y'isezerano y'Imana, ariko yari ataramenya Imana. Yagize iminsi ararana n'Imana mu ihema, ariko atazi Imana icyo ari cyo, atazi ko Imana ivuga, atazi imbaraga z'Imana, atazi ubushobozi bw'Imana. Ariko umunsi umwe Imana imugendereye imuhamagaye, Eli aramubwira ati mwana, niwumva ijwi ubwira Imana ngo iyo ni Imana izabiguhamagaye uyitabe, uvuge ko witeguye kwikorera. Umugaragu w'Imana Aroni, mugihe Mose yari yazamutse ku musozi, amaze kugerayo ngo atindana n'Imana. Atindanye n'Imana, Abisiraheli bararambirwa. Aroni wari warabanye na Mose bakora ibitangaza imbere ya Farawo n'Abanyegiputa, wari warabanye na Mose bava mu Giputa, Imana ibashorera, ibakorera ibitangaza, ibahereza amazi mu gihe amazi yarashaririye, Imana ikayahindura aryoshe, ikabahereza amanu, bakarya ibiryo batahinze, bakarya inyama za buri munsi bataguze, Imana ikabarwanirira. Ibyo byose bigeze hagati, Imana ihamagara Mose ngo aje ku musozi kugira ngo uje kumuha amategeko. Mose ageze yatinze, Abisiraheli baraza babwira Aroni, umuntu wari warabonye ibyo bitangaza byose, baraza baramubwira ngo Mose yatinze, ducurire Imana kugira ngo tuyisenye. Arababwira ngo ndimubwire abagore banyu n'abakobwa banyu bazana izahabu bambaye. Aroni aricara aba umucuzi, atangira gucura Imana, ayigiramo ikimasa. Abisiraheli baragisenga barakiramya, kuko batari baramenye Imana. Uhereye kuri bo ntibibuka, nubwo Imana yabakoreye ibitangaza, ariko kubera yuko bari batarayimenya, basenga ikigirwamana. Wari uzi iby'Imana yakoze. Kuririmba abantu bagafashwa,
umuntu akiterera agahanura akavuga ibyahishwe akavuga iby'ukuri n'ibitari ukuri akaririmba abantu bagafashwa yarangurura ijwi ryiwe abantu bakamererwa neza yayobora korari abantu bakumva bamerewe neza ibyo si byo bisobanura kumenya Imana. Kandi kumenya Imana Yesu niwe wavuze ntavuguruzwa ibyo yavuze ntawe ushobora kubivuguruza. Yaravuze ngo ibanga ni bibiri kugira ngo tugire ubugingo buhoraho ni ukumenya Imana ko ariyo Mana yonyine y'ukuri icya kabiri tukamenya Yesu Kristo watumwe. Yesaya yavuze ngo ubwoko bwanjye ntibunzi ntabwo tuzi Imana. Hari ibintu bitandatu tugomba kumenya kugira ngo twisuzumireho ko tuzi Imana. Icyambere cyo turi buganire uyu munsi kubera umwanya wagiye kandi tugomba kujya kwigabura. Icyambere ni ukumenya izina ry'Imana, tukamenya uko Imana yitwa. Muri kamere y'abantu izina ni ikintu gitandukanye umuntu n'uwundi. Nibigo bya leta cyangwa se byabikorera bigira amazina, nta zina rishobora kuvugira n'ibigo bibiri mu gihugu kimwe. Bibiliya ivuga amazina y'Imana, amwe n'Imana yayise ubwayo, ayandi n'abantu bagiye bayita. Ariko izina tugiye kuvuga muri uyu mwanya ni izina Imana yiyise ubwayo. Imana imaze kubwira Mose ngo naje gukura Abisiraheli mu gihugu c'Egiputa. Abisiraheli bari bajanwaho iminyago, baragenda bageze mu gihugu c'Egiputa bajya mu buretwa, bakoresha imirimo y'uburetwa, bakoreshwa imirimo y'agahato. Umunsi umwe barataka imbere y'Imana, Imana yumva kurira kwabo, iraza Mose aragiye. Ntabwo Bibiliya ivuga yuko Mose ari we washakaga Imana, ariko uwo munsi Imana irazigenderera Mose, iramubwira ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, ngo none haguruka ujye mu Bisiraheli ujye kubakura mu gihugu c'Egiputa. Mose abaza Imana ngo se nimbagera imbere ndababwira ngo Imana yabasogokuruza banyu yabantumyeho bakambaza ngo urinde, ngo ndavuga ngo urinde. Imana ibwira Mose ngo genda nubagera imbere ngo ubabwire ngo ndiho nduwo ndiwe. Imana yiyita izina ngo genda ubabwire, nurangiza kubabwira iryo zina yaba ari Farawo yaba ari Abisiraheli baramenya uwagutumye uwo ari wo. Nibumva iryo zina ryanjye barabitinya kandi bazakumvira. Izina ry'Imana ndiho nduwo ndiwe yabantumyeho. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Imana kuvuga gutyo yashakaga kubwira Mose ngo genda ubwira Abisiraheli ngo ni njyewe Mana uriho kandi uzahoraho kandi wahozeho, simpinduka. Imana ibwira Mose ngo nagenda abwira Abisiraheli ngo ndiho nduwo ndiwo yabantumyeho. Imana yacu izina ryayo kugira ngo tuyimenye nukubanza tukamenya ikitandukanya n'izindi mana zitari ukuri. Imana zitari imana z'ukuri zabayeho zigira uko zitwa, igihe runaka zibaho zirasengwa abantu barazipfukamira, ariko igihe kigeze zirashira ziribagirana. Ariko Uwiteka Nyiringabo abwira Mose ngo genda ubabwire ngo ndi Imana ndiho, nari ndiho umunsi w'ejo, n'uyu munsi ndiho, n'umunsi w'ejo nzaba ndiho. Iryo ni ryo zina ryanjye. Imana yacu ni Imana itajyana n'ibihe. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ni Imana itajyana n'igihe. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, n'ejo niko azahora, ntabwo azahinduka. Iryo ni ryo zina ry'Imana. Iyo twamaze kumenya yuko Imana idahinduka, Imana ihora ari Imana, Imana ikaba ari Imana mu gihe turiho, Imana ikaba ari Imana mu gihe dufite ubuzima, Imana ikaba ari Imana mu gihe turwaje, Imana ikaba Imana mu gihe dutunze, Imana ikaba Imana mu gihe dukennye, Imana ikaba Imana mu gihe dufite abacu,
Imana ikaba Imana mu gihe twabapfushije, Imana ikaba Imana mu gihe twashatswe, Imana ikaba Imana mu gihe twabuze abadushaka, Imana ikaba Imana mu gihe twariye, Imana ikaba Imana mu gihe tutariye, mu gihe tugize ibibazo. Imana kuko ari Imana yanga icyaha, tukaba tuzi ngo ni ndiho, yari ihari ejo, n'uyu munsi irahari, n'ejo izaba ihari. Iyo twabimenye ibyo biturinda gucumura, bigatuma duhabwa ubugingo buhoraho. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ariko ikibazo abantu bagira bituma batamenya Imana nuko bazi yuko Imana yari iriho ejo, ariko muri uyu munsi muri circumstances zitandukanye Imana ntikiri ya Mana, bigatuma itaba Imana y'ukuri yonyine, ahubwo ikaba Imana nka ziriya Mana z'abanyamahanga. Ikaba Imana yiyadapta kuri circumstance, ikaba Imana ishiramwe imiyaga, ikaba Imana ishobora gutuma dusa n'abandi, ikaba Imana uko Imana yari iri ejo, uyu munsi ntibari kwimera. Ikaba Imana iririmbirwa mu myaka ya 86, mu myaka ya 70, byagera mu myaka ya 20 na 22, ikaba Imana ihinduka. Ikaba Imana yo mu mujyi, ikaba n'Imana yo mu cyaro. Ikaba Imana ishobora gutuma abanyetorero, abakijijwe, abakirisitu bambara nk'uko abandi bisi bambara. Ikaba Imana ituma umugabo ashobora gusubiza nk'uko abandi bagabo basubiza. Ikaba Imana ituma umugore ashobora gusubiza nk'uko undi mugore asubiza. Ikaba Imana ituma tudashobora guhinduka. Niba umugabo akubwiye nabi, nawe ugomba kumusubiza. Niba umugore akubwiye nabi, nawe ugomba kumusubiza. Ariko Bibiliya yavuze ngo ikizatuma bagira ubugingo nuko bamenya kuko ari we Mana yonyine y'ukuri, Imana idahinduka. Ni Imana turi abakobwa, ikaba Imana turi abagore. Ni Imana turi abasore, ikaba Imana turi abagabo. Ni Imana dukize, ni Imana dukennye. Ni Imana twariye, ni Imana tutariye. Ni Imana ducuruza tukunguka, ni Imana ducuruza tugahomba. Ni Imana tubona abaguzi, ni Imana tutababona. Ni Imana idahinduka, uko yari ari ejo, n'uyu munsi ni kwiri, kandi ni kwizahora iteka ryose. Sifa kwa Mungu. Ni Imana itagendera muri circumstance. Ni Imana itaduhamagarira kugabanya imizani kugira ngo tubone urwunguko mu byo kwiba. Ni Imana itajya muri circumstance ziza arizo zose z'ubuzima bwacu. Ni Imana ituma tutabesha ngo niho tubona ibyo turarikiye. Ni Imana ituma tutarimanga, tutakora ibidakwiriye ngubwo tugeze muri ubwo buzima. Imana uko yari ari ejo, n'uyu munsi ni kwiri, kandi ni kwizahora iteka ryose. Twaba dukize, ni Imana. Twaba tudakize, ni Imana. Twaba tubyaye, ni Imana. Twaba tutabyaye, ni Imana. Twaba turwaye, ni Imana. Twaba turwaje, ni Imana. Ni Imana itatwemerera kujyana abo twabyaye n'abavandimwe bacu mu bapfumu ngo aho ngaho niho hari imbaraga. Ni Imana yemera yuko dupfa. Ana yaravuze ngo izeshiri kuzimu ikavanayo, ngo ivana umutindi ku cavu ikamwicaranya n'igikomangoma. Ni Imana ituma tutararikira icubahiro cyo mu nzu y'Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo niyo yonyine ikwiriye kubahwa. Abandi bantu bose bacishwe bugufi, ariko Imana yo mu ijuru ariyo yubahwa. Iyo niyo Mana yabayeho umunsi w'ejo, ni nayo iriho uyu munsi, ni nayo izahoraho iteka ryose. Nitwasobanukirwa Imana muri izo nzira, ntakizatuma tutabona ubugingo buhoraho. Ariko nitugereranya Imana na basogokuruza, nidufata Imana tukiba ngubwo abantu batatubona. Abantu babaye mu itorero bagera naho biba n'amaturo y'Imana. Amatorero menshi, impamvu bene data, impamvu zituma abantu bajya kubara amaturo ari abantu barenze umwe, ni ukubera yuko imitima yacu yabaye imitima
yo kwiyadapta mu bukene dufite. Wagereye amaturo batanze 1,100 kubera yuko wasize mu rugo iwawe nta muceri uhari, ugafatamwe amafaranga ukayishira mu mufuka, bigatuma umushumba ashira abantu bangahe babara amaturo. Nta yindi mpamvu yabiteye. Umuntu akicara muri biro ukaja gusaba indonke kandi warazanywe hano mu nzu y'Imana kugira ngo ushake iby'ubugingo. Ntabwo tuza hano gushaka iby'isi, ahubwo tuza gushaka iby'ubugingo bizahoraho. N'Imana iba ari Imana, ntihindurwa n'ubuzima bwawe. Kumenya Imana bituma tugira amahoro. Kumenya Imana bituma tubona ubugingo buhoraho. Abantu bakicara mu nzu y'Imana bakagira imyaka 10, akagira imyaka 20, akagira imyaka 30, ariko ikintu caza akaba nk'uruvi, ikintu cyaduka akamera uko cya kintu kimeze. Ariko umukristo muri ibi yaravuze ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Iyo wamaze kumenya yuko Imana idahinduka, ukamenya ko ndiho nduwo ndiwe yabantumyeho, nta cata mutabona ubugingo buhoraho. Ariko iyo uzi yuko Imana ihinduka, ukamenya ngo ibyo ari byo byose muzu nta kirimo, ngomba gukora ibi ngibi kugira ngo mbone ico ndya, umugabo yambwiye gutya cyangwa umugore yambwiye gutya, ngomba kumusubiza nitwaye gutya kugira ngo tubashe kubaho. Umugabo n'umwana wundi, umugore n'umwana wundi, umugore utamubwije byose bibi kibazo, umuhaye uburenganzira bwo kuja kuri konte, avidura konte zose agatwara amafaranga. Iyo utekereje kw'Imana ari uko imeze, kw'Imana ijya muri circumstance, kw'Imana ihinduka wizeye Imana itari yo Mana yonyine y'ukuri. Ariko Bibiliya yavuze ngo nuko bakumenya ko ari we Mana yonyine y'ukuri, bakanamenya na Yesu Kristo watumye. Ubwo nibwo bugingo buhoraho. Bene data, twizere Imana, tumenye izina ry'Imana ko Imana idahinduka. Imana yacu ntihinduka. Abantu barahinduka ariko Imana ntihinduka. Ubuzima bwose wanyuramo umenye yuko Imana wizeye, niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, niba uzusiga ibintu byawe ukaza mu nzu y'Imana, ukaza gushora imitungo yawe nk'uko umushumba yatubwiraga mu kanya, bigatuma utanga miliyoni na za miliyoni, bigatuma uzukirwa wicaye hano nta kindi kituzana, ariko nukugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Atari ubugingo nta mpamvu yatuma tuza. Atari ukugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho nta mpamvu yatuma tuza, nta n'impamvu yatuma dushigikira umushumba kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Ariko impamvu tubikora nuko tuzi ko mwisi turabashitsi n'abimukira, mwisi tuzayivamwo tukajya kubona ubugingo buhoraho. Ariko Yesu yaravuze ngo ngubu ubugingo buhoraho nuko bakumenya ko ari we Mana yonyine y'ukuri, izindi mana z'abanyamahanga zirahinduka. Iyo ugeze mu bibazo barazicura, bakazigira imana z'ukwezi, bakazigira imana z'abagore, bakagiriza imana z'izuba, bakagira imana z'imiyaga, bakagira imana zimeze ukundi. Ariko Bibiliya iravuze ngo kugira ngo tubone ubugingo, bene data, ico dukurikira mu nzu y'Imana kugira ngo tukibone nuko tumenya Imana ko ari yo Mana yonyine y'ukuri. Twemera Imana nk'Imana y'ukuri, tureke gufata ko Imana ihinduka. Imana yacu ntihinduka. Ya Mana twemeye kera tukiba mu cyaro niyo Mana twemerera mu mujyi. Ya Mana twemeye turi abakobwa niyo Mana twemera turi abagore. Ya Mana twemeye turi abasore niyo Mana twemera turi abagabo. Ya Mana twemeye turi abakene niyo Mana tugomba kwemera turi abakire. Ya Mana twemeye ducuruza turabona umutahe niyo Mana twemera dufite ibintu byinshi. Ya Mana twemeye dusabiriza, iyo niyo Mana twemera dufite ibintu dutanga. Tureke guhindura imyitwarire kuko Imana yacu ntihinduka. Iyo niyo Mana y'ukuri kandi ifite ubushobozi bwo kutureba mu byo dukora. Nitwakora tuzi Imana dukurikiye ariyo, tuzi yuko Imana yacu ari Imana yonyine y'ukuri idahinduka, uko yarari ejo n'uyu munsi nikwiri, nejo mu buzima buzaza niko izabiri. Bizatuma tumenya uko twitwara mu mirimo yacu dukora, yaba ari imirimo ya leta, yaba ari imirimo yacu twikorera.
tuzakiranukira Imana kubera ko tuzi ngo Imana ntihinduka. Imana ni yayindi. Iyo niyo idutumaho kugira ngo tuyimenye, tumenye na Yesu Kristo yatumye kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Haleluya. Nico tugomba kumenya ko ari ko Imana yitwa. Iyo n'izina yiswe yonyine yiyise, ntabwo ari izina abantu bayise. Bibiliya irimo amazina menshi abantu bagiye bita Imana, ariko iryo ni izina Imana yabwiye Mose ngo genda ubwira Abisiraheli ngo ngewe Mana udahinduka, ngewe Imana ikomeza isezerano nkaririnda kugeza umunsi ndisoza, ngewe Imana ihana abantu mbaziza ibyaha byabo, ngewe Mana yumva abantu bansaba iyo bansaba mu kuri no mu mwuka. Uko niko nteye, niko narindi, niko ndi uyu munsi, kandi ejo niko nzaba meze. Twirinde mu byo dukora, tumenye yuko amahame y'Imana adahinduka. Tumenye yuko Imana idahinduka ngo nubwo turi mu kazi runaka. Tumenye yuko Imana idahinduka ngo ubwo twambaye imyenda runaka. Tumenye yuko Imana idahinduka ngo ubwo turi mu buzima bumeze gutya. Ariko Imana yacu iriho uko yahoze ejo n'uyu munsi ndikwiri, kandi niko izahora iteka ryose. Imana idufashe kandi Imana iduhe umugisha. Amen.